uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu ushobora kujya kuryama ariko umubiri wawe ukanga gusinzira. Hari ukuntu ushobora kugenda mu buriri wananiwe cyane ndetse wari unakora ukumva ufite ibitotsi byinshi bikabije, ukumva muri wowe ushaka gusinzira ariko ubwonko bwawe bwo budashaka gusinzira, usanga amasaha 3, 4, 5 ararangiye utarabasha gusinzira. Tuze gusobanura ese ni kihe kintu gishobora gutuma ushobora kuba naniwe cyangwa gusinzira ariko gusinzira bikanga, ndetse nduze kugana tips cyangwa se strategy ushobora kuba wakwifashisha kugira ngo gusinzira bize kukorohera. Nyine nitwa Gami psychologist, ugikurikira ino channel tuguha ubumenyi bugiye butandukanye ndetse n'amahugurwa agiye atandukanye yagufasha kugira ngo ibibazo ufite bishobora kuba bifitanye isano na psychology ushobora kuba wabikemura ndetse mu gihe gitoya cyane. Reka dutangire. Ubundi kugira ngo umuntu abashe gusobanukirwa impamvu gusinzira bishobora kuba ikibazo nubwo waba unaniwe, bisaba ngo tumanze kwasobanukirwa ikintu bita stress response cyangwa se uburyo stress ikoramo. Buriya iyo umuntu atasinziye, kimwe mu bintu kirimo kiraba mu mubiri ni ikintu kijyanye n'ibintu biba bishobora kuba bishaka ko wirwanaho, babyita stress response cyangwa se fight or flight response. Ni kwa kundi umubiri uba witwara nkaho ushaka kwirwanaho cyangwa ushaka guhunga. Tekereza uramutse uri hano ukabona umujura arimo arakwirukaho, ibitotsi wari ufite byose bigomba guhita bishira. Kubera iki? Umubiri uhita ugaragaza yuko hari ikibazo gihari. Umubiri ukakubwira ngo hari ikibazo gihari, reka twihutisha amaraso, reka ibitekerezo byihute vuba, turashaka ikintu cyo gukora, reka turebe uburyo tuva ahantu. Ugasanga impinduka zose ziri kuba mu mubiri nizishaka ko uhunga, nizishaka ko wirwanaho. Hanyuma rero iyo umuntu atari gusinzira neza, akenshi hari izo mpinduka ziba zikiri mu mubiri. Kubera iki? Wenda hari ibibazo akunze guhura nabyo bya stress, cyangwa se hari ibintu bituma iyo stress response iba activated cyangwa se ibaho mu mubiri. Niyo mpamvu ushobora kubona umuntu utasinziye neza ugasanga wenda arimo arabira ibyuya cyangwa se afite ubwoba, kuko stress response izana n'ama emotions. Ariko kugira ngo mbisobanure neza ndashaka kugira ngo nkoreshe urugero. Tekereza ndi mu nzu irimo irashya, kimwe mu bintu nta kwifuza gukora no gusinzira. Kubera iki? Hari impinduka zabaye mu mubiri. Tekereza urimo urirukanka kubera urimo urahunga inzoka, ntabwo watekereza kwicara ngo uruhuke ngo relaxed. Ikintu gitangaje rero nuko iyo umubiri wacu uri muri stress isanzwe ntaho bitandukaniye nuko umubiri umeze iyo hari ikintu cy'ibyago gihari dushaka ko duhunga. Niyo mpamvu ushobora kuba ufite aga stress gato ugasanga umubiri uri kwitwara nkaho hari ikintu cya danger cyabayeho. Bityo nkuko turuza kubibona, zimwe muri strategy umuntu abashobora kwifashisha kugira ngo ahangane n'ibibazo byo gusinzira ni ukwiga guturisha umubiri ku buryo ubaho nkaho nta stress ufite. So icyo ni icyambere. Ariko hari ikindi kintu cya kabiri nacyo cy'ingenzi gikunze kubaho kikaba gishobora gutuma umuntu adasinzira neza ndetse n'igihe mu by'ukuri yabishakaga. Ni ikintu kijyanye na habit. Buriya hari ikintu kibaho cyitwa condition cyangwa se akamenyero, kumenyereza umubiri. Ibintu wamenyereje umubiri ubwonko buzi gufata burabikora. Urugero ni ubwonko umenyeje yuko ngomba kuryama saa 4. Buri gihe saa 4 nizigera uzumva ufite ibitotsi. Niba warabimenyeje yuko kuryama saa 9, hari umuntu ukora nk'akazi katuma arara amajoro ari gukora, tuvuge n'izamu, hanyuma ugasanga amaze ijoro ryose adasinziye, ugasanga umunsi utaha najya kuryama biri buze kumugora. Kubera iki? Ubwonko bwamaze kwiga yuko igihe cyo gusinzira atari saa 3, atari saa 4, atari na saa 6 yewe, ku buryo ashobora kuryama saa 4 ugasanga asinziye saa 10. Kubera iki? Ntabwo umubiri wamaze kwiga yuko bataryama nijoro cyangwa se badasinzira amasaha runaka. Ubwo imwe muri strategy nduze no kuri recommending ni ikintu kijyanye no kwiga guprograma imisinzire yawe, ku buryo ubwonko buvuga buti ikintu cyo gihe ngomba gusinzirira, ntabwo ngomba kuba nkangutse. Ikindi kintu cya gatatu gishobora gutuma umuntu imisinzire ye igorana nubwo yaba yananiwe, nubwo yaba bishaka, ni ikintu kijyanye na emotions cyangwa se amarangamutima. Buriya amarangamutima yaactive umubiri cyangwa se akangura umubiri mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kugira ngo umenye ko amarangamutima arimo arakangura umubiri, akeshi bikunda kugaragarira mu bintu urimo uratekereza. Urugero nk'umuntu ufite ubwo ufite impungenge runaka,
usanga hari ibintu birimo biraza mu ntekerezo ze, ati ese biriya bintu noneho bizagenda gute, ese none ntabenda kunyirukana, tuvuge ufite ubwoba wenda ku bijyanye n'akazi, ugasanga nibyo bintu urimo uratekereza. Akenshi hari n'ubwoba ukunze no kuzana no kugira inzozi, iyo ubashe gusinzira ukunze no kugira n'inzozi ziteye ubwoba, ugasanga urashigutse cyangwa se ukangukiye hejuru kubera yuko warose n'ibintu biteye ubwoba. Ubwoba cyangwa se anxiety, ikintu hangayikiye, ni kimwe mu bintu bishobora gutuma abantu badasinzira kenshi. Hari n'izindi emotions, urugero anga, umujinya, kurakara. Ushobora kugira umujinya ugasanga mbere yo kuryama arimo aratekereza uburyo azihorera, arimo aratekereza uburyo azakora ibi n'ibi, uburyo azirwanaho, uburyo uwo muntu yamurakaje, ugasanga nibyo bitekerezo birimo biraza mu ntekerezo ziwe. Amarangamutima cyangwa se emotions ni kimwe mu bintu bishobora gutuma mu ntekerezo zacu hahoramo ibitekerezo, ugasanga umuntu ageze saa 8 z'ijoro atarasinzira. Kubera iki? Hari emotions nubwo ashobora kuba atari kumva ko azifite, ariko ikimenyetso yuko zihari nibyo bitekerezo umuntu aba afite. Ubundi baravuga ngo numbwira ikintu utekereza ushobora kumenya amarangamutima ushobora kuba ufite, nubwo ushobora kuba utayumva. Urugero, niba ndimo ndatekereza the future, igihe cyazaza, ati se nzabaho ne, ushobora kumva mvuga ni nta mpunge, ntabwo mpangayitse, ariko mu by'ukuri nge nahita numva yuko hari amarangamutima yo guhangayika ashobora kuba hari, nubwo ushobora kuba wumva ko adahari, kubera ko ibyo bintu utekereza bigaragaza yuko mu by'ukuri amarangamutima ashobora kuba ahari. So mvuze ibintu bitatu bishobora gutuma umuntu adasinzira nubwo yabishaka. Ikintu cya mbere ni ikintu kijyanye na stress, cyangwa se kwa kuntu umubiri uri kwitwara nkaho ushaka kwirwanaho, hanyuma ukibagirwa gutuza, umubiri ukibagirwa gutuza. Ikintu cya kabiri ni ikintu kijyanye na habits cyangwa se akamenyero. Niba uburyo nasinziraga nabihinduye, nasinziraga buri munsi saa 4, none nkabihindura ijoro rimwe nkarara ntasinziye kubera hari ikibazo runaka nahuye nacyo, cyangwa se kubera akazi mfite, nkarara ndimo ndabyina n'urugero, cyangwa se nkarara ndimo nakora ibintu runaka, hanyuma umubiri ugahita uvuga uti ntabwo tuzongera kuryama ano masaha. So ubwo icyo ni icya kabiri, kumenyereza umubiri, cyangwa se umubiri ukiga yuko gusinzira bitabaho muri ayo masaha, ku buryo kubimenyereza igihe cyo gusinzira bishobora kuzagorana. Ikindi kintu cya gatatu, noneho maze kuvana ikintu cyanye n'amarangamutima, amarangamutima agiye atandukanye atari meza. Hari n'amarangamutima meza ashobora gutuma umuntu adasinzira, ashobora kuba ari kurota umuntu akunda, ugasanga ijoro ryose aradasinzira. Niyo mpamvu tugiye no kujya kuri tips cyangwa se strategy umuntu ashobora kuba yakwifashisha kugira ngo abashe gukemura ibibazo bishobora gutuma adasinzira. Ikintu cya mbere birumvikana ni ugukora strategy ashobora kwigisha umubiri gutuza, cyangwa se ni nko gukora reset, kwigisha umubiri uti stress ikeneye kuva mu mubiri, reka tuyimanure ijye hasi. Ni bya bindi nkunze kuvuga bijyanye no kwiga relaxation strategy, cyangwa se imyitozo ituma umuntu atuza, nko guhumeka. Hari ibyo twita progressive muscle relaxation, kwiga kuruhura imikaya cyangwa se imitsi. Hari n'indi myitozo myinshi cyane. Uramutse ukeneye kwiga ino myitozo, hari amahugurwa ndimo ndategura, ari hafi kuza ndetse ntabwo azatinda, aho ushobora gukemura ibibazo bijyanye no gusinzira mu gihe kitarenze icyumweru, ndetse bitakemuka buzi yuko nta kintu uri buze guhomba. Ayo mahugurwa ntazagucike. Niba uri kureba video wenda ashobora kuba yaranageze online, so ugenda checkinga muri description urebe ko nta link irimo. Hanyuma indi strategy nshobora kuba na recommendinga, ubwo ni ikintu kijyanye no kwiga kugira habit yo gusinzira, cyangwa se kwiga gushiraho amasaha cyangwa se akamenyero k'igihe usinzira, ukavuga uti nge nsinzira saa 5, saa 4 nicyo gihe ngera mu buriri nkabyuka aya masaha, ndetse ukabigumaho. Igihe habayeho emergency, habaye ikintu gituma bihinduka, ugakora ku buryo ugaruka ku murongo as soon as possible, cyangwa se kare gashoboka. Ukibona yuko bishoboka kugaruka ku murongo, ukahita ubikora hakiri kare, kubera yuko uko ugenda wigisha umubiri gusinzira mu buryo buri disorganized cyangwa se butari ku murongo, niko bishobora gutwara igihe kinini kugira ngo uze kubigarura ku murongo. Hanyuma ikindi noneho na recommendinga ni ukwiga ku managing amarangamutima. Cyane cyane mbere yo kuryama, nk'ibintu bishobora kuba biri mu ntekerezo zawe, ushobora gufata nk'urupapuro ukabyandika, ukandika ibintu byaguhangayikishije, ibintu bishobora kuba bigukunda guhangayikisha, ibintu byakubabaje, kubera iki urimo urabikura mu ntekerezo ukabishira ku rupapuro. Iyo ni imwe muri strategy nzi ikorera ku bantu benshi, ku buryo
namara kwandika babyita journaling. Namara kwandika byose muhangayikishije ubwonko burumva busa nkaho bikemutse, bikavuga uti no ntabwo ari ngombwa ko tubitekerezaho. Uzabigerageze uzambwira. Niba ukeneye strategy zirenze izi ngizi, strategy ushobora kuba wakwifashisha ndetse nkagufasha no kuzipracticinga, hari amahugurwa agiye gusohoka vuba ntazagucike. Reka nizere yuko ino video yabashije kuba yaguha ubumenyi bw'ibanze ushobora kuba bwagusobanura impamvu ushobora gusinzira bigoranye kandi mu by'ukuri unaniwe, ndetse kanizere yuko hari strategy wabonye ushobora kugerageza zikaza gufasha kuba wakemura icyo kibazo. Nitwa Gami psychologist, kazongera kubonana ubutaha.